Mu cyumweru gishize twabakoreye video y'abakobwa batanu bari kubica bigacika muri Miss Rwanda 2022, aho twari twarebye abakobwa bakomeje kugenda bavugwa mu binyamakuru ndetse no kuri social medias nyuma y'amajonjora yo mu ntara enye z'igihugu. Muri iyo video twababwiye uburyo uburanga bw'umukobwa witwa Muheto Divine bwari bwavugishije abantu batagira ingano, aho bemeza ko ikamba ari buri kwiriye nta wundi barirwanira. Mu gusoza iyo video twari twibajije niba hazaboneka koko umukobwa wundi mubaza hagararira umujyi wa Kigali uzabasha guhangana na Muheto ku ikamba rya Miss Rwanda 2022. Nkuko rero bikomeje kugaragara mu binyamakuru bya showbiz ndetse no kuri social medias, umujyi wa Kigali ntiwadutengushye kuko n'ubundi usanzwe baratumenyereje kuvamo bamwe mu bakobwa beza bitabiriye Miss Rwanda mu mateka yayo. N'uyu mwaka rero umujyi wa Kigali ukaba harabonetsemo umukobwa witwa Darina, benshi bemeje ko noneho nawe aje ari simusiga ku buryo bahise batangira kumugereranya na Muheto. Mu gihe rero amatora ya Miss Rwanda 2022 kuri murandasi cyangwa se online yatangiye, abantu benshi bakomeje kwemeza ko kugeza ubu abakobwa barusha abandi gukundwa ndetse n'uburanga muri Miss Rwanda 2022 ari Darina na Muheto, ndetse yewe ko Miss akwiye kuba umwe muri bo. Uyu munsi rero twabakoreye igereranya ry'aba bakobwa bombi bari guhabwa amahirwe yo kuzavamo Miss Rwanda 2022. Nkuko Miss Uwase Raisa yabyivugiye ngo iyi Miss Rwanda imwibutsa iyo ku gihe cye yo muri Miss Rwanda 2015, aho nawe icyo gihe kuri we wahatanaga na Darina habaye impaka zidasanzwe ku wari ukwiye ikamba kurusha undi hagati ye nyine na Miss Kundwa Darina. Ibi byaje no kurangira umwe abaye wa mbere undi akaba wa kabiri. Ababyibuka neza icyo gihe abafanaga bari bacitsemo ibice bibiri, hari team Darina na team Vanessa, maze bakajya birirwa mu mpaka kugeza ku munsi wa nyuma w'irushanwa. Ndetse nyuma yaho bamwe mu bafana ba Vanessa bavuze ko yibwe ikamba ko ari we wari ukwiye kuba yabaye Miss Rwanda 2015. Uyu munsi rero nabwo hari team Darina ndetse na team Muheto. Kuva Muheto Divine yaza mu majonjora ya Miss Rwanda 2022, Instagram account ye yari ifite aba followers bagera ku 7,000, ariko kuri ubu ngubu ageze ku 16,000. Buri foto nshya rero ari gushyiraho iri kubona likes zirenga 3,000. Ku rundi ruhande Darina we yaje muri Miss Rwanda asanzwe asa n'umuntu uzwi cyane cyangwa se uri popular ho gakeya, dore ko yari afite aba followers bagera ku 30,000. Gusa nyuma y'iminsi ine gusa amaze kwiyongeraho aba followers 5,000 byose. Nawe rero buri foto ari gushyiraho ari kubona byibuze likes zirenga 3,500. Ibi rero ni kimwe mu byerekana uburyo aba bakobwa bakunzwe cyane ndetse bamaze kwibikaho abafana batari bake mu bakurikira iri rushanwa rya Miss Rwanda 2022. Nubwo benshi bemeza ko Miss Rwanda azava hagati ya Muheto na Darina, hari abandi bakobwa nabo bagerageza kuba bavugwa nubwo atari cyane nk'aba babiri ukurikije aho iri rushanwa rigeze. Mu bandi bagerageza harimo nk'uwitwa Sabine Mutabazi, Umuhoza Emma Pascaline, Ruzindana Kelly ndetse na Mwiza Janet. Ese wowe ninde uha amahirwe yo kwegukana iri kamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2022? Komeza udukurikire kandi ukande subscribe kugira ngo ujye ubasha kugerwaho n'amakuru ya showbiz buri munsi tukugezaho.